ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere nyine saa sita z'ijoro nibwo Imana yansanze. Imana itangira kumpa message z'abantu batandukanye, irambwira ngo ndashaka gukorana n'abantu bubatse ngo divorce zibaye nyinshi. Imana iranyereka iyerekwa abantu bari mu muryango, nkajya mbona imiryango y'abantu, nkabona ukuguru kumwe kuri mu nzu ukundi kuri hanze. Tavuga birase n'ibiki kandi ukabona umuntu nyine ukuguru kumwe ukundi kuri hanze. Imana irambwira ngo bamwe barasohotse mu bitekerezo, ntaba hari mu ngo, baragiye. Imana ije gukora umukwabo mu bagabo. Umuntu bakamubona agenda hariya yambaye neza, asa neza, yimakiye za makeup reka, ariko arara yicaye. Ariko Imana irangije imbwira ikintu gikomeye, irambwira ngo IKITONDERWA, bwira abantu banjye ko nje gukura intama mu ihene. Imana irambwira ngo umurimo wanjye barawutobanze, iriba bararisibye n'amazi arimo bayahinduye ibirogo. Ariko ndi Imana ije gusobanura. Imana inyereka ikivunge cy'abantu benshi cyane bagenda. Nabonye ikivunge cy'igihiriri kigenda kitarangira. Iti nturaba kira kivunge mbona batatu. Mbwirira aba bantu rero konje gusobanura. Amariba basibye nje kongera kuyafukura. Nahise mbona yuko ibintu byahinduye isura. Ndavuga ibintu byahinduye isura pe. Abo batobanze umurimo w'Imana ni bande? Imana yambwira ngo mbabazwa n'abantu nazamuye, nkabagirira neza, nkabagirira icyizere, nkabaha umurimo wanjye. Ati bariya bose ubona ni abantu nahaye umurimo wanjye barangije barongera barawutoba. Buriya rero Satani bari hafi y'umukristo nk'umurwayi n'umurwaza. Wari wabona umurwaza uva ku murwayi, haguma hafi y'umurwayi kugira ngo namuhamagara mubone. Niyo mpamvu rero iyi nteguza irareba umuntu wari wese. Reka nanjye ngusuhuza kandi ngushimira kuba ari ISEZERANO TV. By'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse ku bana natwe ufunguye ikiganiro ugiye kureba ibyo twaguteguriye. Reka nkubwire ngo aho uri hose ndagusuhuje kandi nkwifuriza kugira ibihe byiza aho waba uri hose, waba uri hano mu Rwanda cyangwa se muri diaspora. Kuri kamera nk'uko mubibona turi kumwe na Mama Happy. Mama Happy, twishimiye kubana nawe ku ISEZERANO TV nanone. Murakoze cyane, nanjye nishimiye kubana nawe. Amakuru y'iminsi? N'amahoro. N'amahoro. Mwaka mwawutangiye mute? Twawutangiye neza. Twawutangiye neza, turashima Imana ko ikiturinze. Tukaba tukiri bazima, nishimwe rikomeye. Nishimye. Amen. Ariko abarokore ku kibirigiye umuntu abaje ya cyose avuga ati ndashima Imana, nyamara hari n'igihe ureba ugasanga hari bitagenda. Hari biba bitagenda, ariko ijambo ryayo uvuga ko rivuga ngo tujye dushima mu bibi n'ibyiza. Niyo waba wapfushije buryo ushima Imana, kubera ko biba ari umugambi w'Imana. Cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ko tutazarama tuzapfa. Ntago tuzahira kuri iyi si, igihe kizagera tuyiveho ko turacumbitse. Iyo umuntu rero yapfuye aba yatashye, aba yavuye kuri iyi si aba yatashye. Niyo mpamvu tuba dushima Imana ko yagiye iwabo aho agomba kuzaba ubuziraherezo. Niyo arwaye rero ashima Imana ko azaba muzima. Igihe kizagera agakira akaba muzima, akongera agakora bikemera, akagenda bikemera. Mbese Imana nibwo bwishingizi bwacu. Niyo mpamvu tuba dushima Imana muri byose. Haraba hari bitagenda nk'uko bivuze, twe dushima Imana kuko tuba tuzi ngo uyu munsi niba bitagenda ejo bizagenda. Muri make nta kintu cyakwiye kuba kibuza umuntu gushima Imana. Nta na kimwe. Niyo nakubwiye ngo niyo waba wicaye ku kiriyo urayishima. Kandi turabizi ko ari cyo kintu kidukora ahantu hakomeye cyane. Ikiriyo nicyo kintu cya mbere gihungabanya umutekano w'abantu mu mitima no mu bitekerezo. Ariko byose iyo bibaye dushima Imana, nta kintu cyatuma udashima Imana ukiriho. Kuko uwagiye waba yarangije urugendo. Ndabona ariko n'ubundi bya bibazo byarakomeje. Ibibazo byanjye byarakomeje, byaje kugera aho ngaho kwa kundi banyungaga mbona ntago birimo gukira. Kandi nkabona birarushaho kuba bibi. Nagerageza gukandagira nkumva ntibyemera, ariko waba urebeye inyuma ukabona ko birimo gusa nkaho byari byarabyimbutse. Muri make byari byarabyimbutse, bitakibyimba, nta misonga, numva ameze neza, mbasha gusinzira neza, ariko nkumva sinkandagira. Mbona rero bitwaye igihe, biba ngombwa ko nigira inama yo kujya guca mu cyuma ngo ndebe uko bimeze. Ngezeyo nsanga amagufa yaramenetse.
urumva rero wanyungaga nawe ntago yarazi ibijya mbere ko ahantu utareba ntago yarazi uko bimeze, maze gusanga rero amagufa yaramenetse, nahise mfata umwanzuro wo guhita njya kwa muganga nyene kugira ngo babikurikirane. Banshyiraho sima rero kubera ko batari guhita bambaga icyo gihe ko baba bafite abantu benshi, bamarandevu ngo nzajyayo kuri 28 z'uku kwa mbere. Yego. Kadusaba Imana izabana nawe kandi twizeye ko bizagenda neza. Yego, izabikora. Ndabyizeye. Yego. Muri iyi minsi ni irihe jambo riri kugufasha mama Happy? Ndimo ndafashwa n'ijambo riri muri Yesaya ibice 50:7 havuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Yego. Nicyo gituma ntamwara, bigatuma nkomera amaso yanjye akamera nk'urutare. Kandi iryo jambo ndanarikunda, niyo password yanjye y'amasengesho. Kuko niba wizeye ko Imana izagutabara nta kintu cyagutera ubwoba. Niba wizeye ko Imana iri mu ruhande rwawe nta kintu cyagutera ubwoba, naho byaba bimeze gutya n'ibirenze ibi ngibi, uyigira icyizere cy'uko Imana izagutabara upfa kuba waravuganye nayo. Rero iryo ni ryo jambo ririmo kumfasha muri iyi minsi, ririmo kumfasha cyane. N'ubundi nari nsanzwe ndikunda nkanarisengeramo, n'iryo jambo nsengeramo. Nakubwiye ngo niyo password yanjye, ariko noneho ryagarutse rimbera rishya. Ryambereye rishya kuko maze kugera muri ibi bibazo nabonye ko nta muntu wantabara, nabonye ko nta mwana w'umuntu wabigiramo uruhare, n'umuganga byamunanira, kandi yagerageje. Nabonye n'abapfa bagerageje rwose ariko bikanga bagapfa. Ariko jewe nishingikirije muri iryo jambo rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Yego, iryo jambo ririmo kumfasha cyane muri iyi minsi. Yego. Cyane ko rihuza n'ibyo Imana irimo kuvugana nanjye muri uyu mwaka, yuko Imana ije gutabara abantu no kubagirira neza. Ubwo rero urumva byarahuriranye. Byarahuriranye rimbera rishyashya. Uragira uti Imana yakubwiye ko ije gutabara abantu bayo, niko yakubwiye muri uyu mwaka? Yego. Mu kwezi kwa 10 ntarakora iyi accident, nari mfite ijambo ryo kuzenguruka bucece. Nasomye Bibiliya nibuka ukuntu Abisiraheli bagiye bazenguruka bucece ku nkike ya Yeriko. Yego. Imana yababwiye ngo nibazenguruka bucece. Ku nshuro ya 7 bavuze amakondera, Imana izamanuke iriture Yeriko. Bamaze kuzenguruka bucece rero, ku nshuro ya 7 bavugije amakondera, Imana yarituye Yeriko. Natwe mu rugendo tugenda buri munsi bwa kumanywa na nijoro, tuba dufite za Yeriko imbere yacu. Rero numvaga hari ibintu Imana igomba kuritura ku buzima bwanjye, hari n'ibyo igomba kubaka. Guhera mu kwezi kwa 10 rero natangiye gusenga ayo masengesho yo kuzenguruka bucece. Uribuka ko njya no gukorera accident, nari nagiye gusenga, nari muri uwo mwuka. Nari muri uwo mwuka wo gusenga nzenguruka bucece kugira ngo, ariko intego yanjye yari yo kuyatangira mu kwezi kwa 10 nkazayasoza ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2. Niyo yari gahunda yanjye. Ntago rero byambujije nubwo nakoze impanuka. Narakomeje ndazenguruka. Narakomeje ndazenguruka aya masengesho. Noneho maze kuvunikaho nahise mbishyiramo imbaraga kuruta uko nabitekerezaga, nuko nari nabyoruganije. Noneho ntangira gushyiramo imbaraga cyane nubwo nari ndyamye, ariko nakomeje kuzenguruka bucece. Ndasenga ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere nyine saa 6 z'ijoro. Twari twicaye muri shambure yanjye n'abana nyine, ndavuga mwese muze, abantu twari turi kumwe, ndavuga mwese muze dukore gahunda y'amasengesho hano, dusoza umwaka dusenga Imana, twumva icyerekezo. Yego. Twarasenze rero muri ayo masaha ya saa 6 dusenga Imana rwose, turabuhoka, twumva turafashijwe, nubwo namvaga bitoroshye, ariko twarasenze duhamagara Imana ibana natwe. Kuri uwo munsi rero twarayasoje nyine bisanzwe, hacaho nk'iminsi 2 nibwo Imana yansanze. Imana itangira kumpa message z'abantu batandukanye. Itangira kumpa message z'abantu batandukanye, abo nari mfite message ku giti cyabo narabahamagaye,
turavugana mbaha message zabo ko arabona ari ngiye nzifitiye batandukanye batari muri rusange ariko muri rusange ndibuka iryo joro ntago nasinziriye. Hari ukuntu umuntu ajya kubwira ati nasinziriye nderekwa cyangwa naryamye ndarota. Giye iryo joro ntago nigeze mfata gatotse habe. Naraye nicaye ku gitanda gutya ndeba. Kuko ndibuka narasenze ndaryama maze kuryama muri bitotsi numva hari ikintu kidasanzwe. Nyoberwa ibyo ari byo. Kandi cyane yuko Imana igiye kuvugana nanjye ibintu bikomeye ntago iryo joro sinzira. Ndara ndeba. Imana irambwira ngo ndashaka kuvugana nawe. Mfata Bibiliya ntangira gusoma Bibiliya numva ndimo gushaka ijambo riri bumfashe iryo joro kuko iyo nabuze ibitotsi kenshi mba nisomera Bibiliya. Soma Bibiliya ndasoza ndiririmbira ndiryamira biranga bitotsi birabura neza ndareba. Bigeze nko saa 8 n'igice nibwo Imana yambwiye iti ndashaka kuvugana nawe. Itangira kuma message z'abantu bagiye batandukanye narinzi. Hari abo nari nasengeye, hari nabo ntari nasengeye, hari nabo batari muri gahunda yanjye. Burya Imana ikora bitandukanye bitunguranye kuntu. Ishobora kuguha message y'umuntu utanatekereza. Utanamutekerejeho. Abo rero naze bahaye ariko Imana iza kumbwira iti ndashaka kuvugana n'abantu bubatse ingo. Abantu bo mu ngo. Ntago nari nasengeye aba bantu b'ingo. Nta nubwo bari muri gahunda yanjye yo gusenga. Nasengaga numva nshaka kumenya ikintu Imana irimo kuvugana nanjye muri uyu mwaka ugiye kuza. Ese mfitanye busabane ki n'Imana, mfitanye gahunda ki n'Imana, ese uyu mwaka nzakora ibimeze gute, nzaba ndi mu Mana gute, nzaba mfite ikihe cyerekezo. Nibarizaga icyerekezo cy'uyu mwaka. Imana rero irambwira ngo ngiye kugutuma ku bantu bubatse ngo. Imana irambwira ngo namaze kumva gutaka kw'abantu. Buriya nubwo ubona abantu bavuza induru mu mago cyangwa ukabona abantu bari mu madivorce ntago bisobanuye ko hari abadasenga. Hari ababa basenze buriya bagasenga bagatakambira Imana muri ubwo buzima baba barimo no muri ibyo bibazo barimo gucamo. Ariko byatinda bakagira ngo Imana yaracecetse ntiyegeze yumva gusenga. Aba bantu abo basengeye sinari kumwe nabo, nta nubwo navuganye nabo. Usibye wenda bagiye abo nagiye nsengana nabo mbere bambwiraga ibibazo byabo nkikorera imitwaro yabo. Ariko nkubwije ukuri ntakubeshye kuri iyi kamera nta bantu nasengeraga ngo numve Imana impaye message ifatika yabo. Ntayo pe. Ntayo ahubwo nabeberwaga ikintu kibiri inyuma. Ariko ubu ngubu noneho muri ayo masengesho yo gusoza umwaka nyuma y'iminsi 2 ku itariki mbese navuga ngo ni nko ku itariki ya 3 mu ijoro ryo ku itariki yo kuwa 4 nibwo Imana yampaye izo message. Irambwira ngo ndashaka gukorana n'abantu bubatse ngo divorce zibaye nyinshi. Numvise kurira k'ubwoko bwanjye. Namaze kureba uburyo ingo zimaze kwangirika. Namaze kureba uburyo cy'imiryango itagihuje. Namaze kumanuka ndareba nsanga imiryango ntayihari. Imana yambwira ngo uzabwira abo bantu ko abasenze ngiye kumanuka kubakorera ibitangaza. Kuko ndi Imana ivuga ntiheze ibyo yavuze. Ndasohoza iyo navuze ndasohoza. Imana yambwira ngo ngende inyuma y'ijambo ryanjye kugira ngo nsohoze icyo naritumye. Ngo ndi Imana rero yavuganye nabo igihe kirageze kugira ngo nze mbakure mu marira n'agahinda. Nje kubaka ingo zirira, nje gusana ingo zasenyutse, nje gukorana n'abantu barimo kumpamagara muri aka kanya. Wenda badasenga iyi message ntabwo ibareba ko Imana yambwiye abasenze. Yambwiye abasenze, abantu basenze barize bahamagaye Imana bakabona yaratinze. Imana yambwiye ngo babe maso kuko Imana ije kubahoza amarira. Imana iranyereka iyerekwa abantu bari mu muryango nkajya mbona imiryango y'abantu nkabona ukuguru kumwe kuri mu nzu ukundi kuri hanze. Tavuga birase n'ibiki kandi ukabona umuntu nyine ukuguru kumwe ukundi kuri hanze. Imana yambwira ngo abamwe barasohotse mu bitekerezo ntabahari mu ngo baragiye. Bagaragara nk'abahari ariko baragiye. Ni ukuvuga ngo izi ngo nyinshi ureba nkurikije kuntu nabonaga hari abantu isi n'ubutaka nabonaga ari nka stade yuzuye no kurenga. Imana yanyereka irambwira ngo bagaragara nk'abahari ariko ntabahari. Bamwe barasohotse mu ntekerezo baragiye ariko wabareba ukabona barahari mu rugo ariko ngo ntazihari. Imana yambwira ngo nimbwira abagore ngo Imana ije kububakira. Imana ije kububakira. Imana yambwira ngo ndaje ndi Uwiteka
nje gusobanura ibidasobanutse ku buzima bwabo. Imana yambwira ngo kuva na mbere hose nari mbizi ko bababajwe, ariko byaragoranye kugira ngo babe bugufi bwanjye bambaze icyerekezo. Ariko noneho kuko ndi Imana yarahiye ko nzabagirira neza, manutse kubagira neza uyu mwaka. Imana irambwira ngo bwira abantu bose batandukiriye barimo gusohoka bamaze gusohora amaguru, basubiza amaguru mu nzu, bicare bantegereze bahanga amaso kuri iki. Nijye genye n'ugomba kuza nkabarengera. Imana irambwira ngo izi ngo zose zirira zibwire ko ndi Uwiteka nje kumanuka kububakira. Abarimo kurira simbazi, n'abarimo gusengera simbazi, nabo basohotse mu ntekerezo bakaba amaguru ukuguru kumwe kwarasohotse ukundi kukiri mu nzu, ntago mbazi. Ariko hari Imana ije kongera kubakira abantu. Imana yambwira ngo ndi Uwiteka Imana nje kububakira, ngo kuko ntago nashimishwa nuko Satani yigamba ubwoko bwanjye hejuru. Nje gusohoza ibyo navuganye nabo. Ariko Imana irangije imbwira ikintu gikomeye, irambwira ngo IKITONDERWA. Bwira abantu banjye ko nje gukura intama mu ihene. Gukura intama mu ihene. Imana ngo uje gukura intama mu ihene. Mbitindaho mbitekerezaho gukura intama mu ihene. Imana irambwira ngo nje gukura intama mu ihene. Imana irambwira ngo umurimo wanjye barawutobanze. Iriba bararisibye n'amazi arimo bayahinduye ibiroho. Ariko ndi Imana ije gusobanura, nkongera nkarema isoko bundi bushyashya. Imana inyereka ikivunge cy'abantu benshi cyane bagenda. Imana irambwira ngo nturakira kivunge. Kira cyose kira kivunge ubona kigenda, ni ikivuga ko ari abakozi banjye bankorera. Ariko iyo ngiye kwitegereza mpabona batatu. Kivunge cyose ibonamwe abantu batatu. Irambwira ngo mbona batatu. Muri kiriya kivunge nabonye ikivunge cy'igihiriri kigenda kitarangira. Iti nturaba kiriya kivunge mbona batatu. Mbwirira aba bantu rero konje gusobanura. Amariba basibye nje kongera kuyafukura. Amazi batobye nje kongera kugarura amasoko. Imana yambwira ngo nje guhindura amateka uyu mwaka. Ndongera mbona ibihe bikomeye cyane biri imbere tugiye kunyuramo. Ariko Imana yambwira ngo nubwo ubona bimeze kuriya nzazira muri ibyo bihe. Hari ibihe bikomeye bigiye kuza ku buzima bwacu tugiye guhura nabyo bitandukanye. Ariko Imana yambwira ngo muri ibyo bihe niho nzamanukira. Irambwira ngo niho nzamanukira, ngo hahirwa abazaba bakiri maso bakantegereza. Abo ngabo nje gusohoza isezerano ryabo. Ariko abazaba barasinziriye baratandukiriye nzabanyuraho. Ibyo bintu maze kubyumva rero nahise mbona yuko ibintu byahinduye isura. Ndavuga ibintu byahinduye isura pe. Ndavuga ibintu byahinduye isura. Iki ni igihe cyo kugira ngo abantu basenge babe maso batisengesheje kuruta uko basengaga. Kuko urumva n'ubundi abantu basengaga cyangwa twasengaga, ariko hari igihe kigiye kuza ko bidusaba ko twongera amasengesho kuruta ayo twasenze. Imana rero irambwira iti aha uryamye ku gisasiro mbwirira abantu banjye aya magambo. Noneho nagira gutekereza ku by'ukuguru ndabase Imana iranumana nahaguruka ntibanze nkure kuri iki gisasiro. Imana yambwira iti se ko wavunitse amaguru wavunitse mu kanwa wavunitse umunwa. Imana buriya ni seriye. Umva nabonye nta mitati igira. Ndavuga ngo nguki irambwira ngo ko wavunitse ukuguru ufite igikomere mu kanwa. Rimwe wenda ntarajya kure Imana itarampa iyo message mu kwezi kwa 12 gusa naho kujya kurangira. Igihe nari muri izo kurusi zo kujya kwa muganga niki nakomeje gusenga mfite ubwoba mvuga Mana ntago ndahura n'icyuma rwose mbabarira aho giye unsimbutse icyuma inshuro nyinshi n'iki cyuma kinsimbutse ufite ukuntu wabigenza ukagira icyo unkorera. Imana ikambwira iti ahubwo wowe jya mu murimo wanjye neza. Abwira Imana nyumvira nawe simpaguruka ndawujyamo gutese. Niwe yambwiye iti se kwavunitse ukuguru wavunitse mu kanwa. Wavunitse mu kanwa. Imana yacu ni seriye.
hari ibyo dushobora kubona ko twebwe nk'abantu bidashoboka ariko ku Mana birashoboka. Hari ibyo dushobora kubona ko nta nzira ariko Imana ibifite inzira. Hari ibyo tubona ngo biteye ubwoba nk'abantu tukumva ko duhiye ubwoba tubona nta herezo ryabyo ariko Imana buri ibi bifite iherezo ryabyo. Ibizi n'igihe bizarangirira. Ishobora kuba ibivuga iti biriya bintu biteye ubwoba ariko bizarangiza iminsi 3. Biriya bintu biteye ubwoba ariko n'icyumweru kimwe. Ariko twebwe ugasanga twahahamutse nta byiringiro tugifite mu mitima. Ndagira ngo mbwire abantu bakurikiye iki kiganiro bagira ibyiringiro mu mitima ko Imana yacu ihari. Kandi iracyari umukozi w'umuhanga ije gukora no gutabara abantu bayo. Nta muntu wasenze uzavira mwaho ngaho. Kuko Imana ni seriye. Imana yabimbwiye mu buryo buteye ubwoba mbona ko ari mu magambo akomeye cyane. Mu ijwi rikomeye cyane rikakaye. Mpita numva ko Imana yamaze kudesida kumanuka gukora. Rero abantu mbwira abantu ngo nibongere bagire ibyiringiro mu mitima yabo. Biragaragara ko abantu bashobora kuba baracitse ibyiringiro. Biragaragara ko abantu bashobora kuba batagifite kwizera. Ariko abantu nibongere bagarura kwizera kwabo. Bongere bahanga amaso ku Uwiteka kuko niwe wenyine uzaza kurangiza ibibazo bafite. Imana itubatse izingo nta wundi muntu wabasha kuzubaka kuko n'abanyirazo ubwazo zarabananiye kuzubaka kandi bifuza kubaka ariko ntago babishoboye. Buri Imana izi bitagenda izi mpamvu ibona zirimo gusenyuka hari ibyije kurangiza rero buriye. Niba Imana ibona gusenyuka kw'ingo bituruka ku bagabo, Imana ije gukora umukwabo mu bagabo. Niba Imana ibona bituruka mu bagore, Imana ije gukora umukwabo mu bagore. Ni ukuvuga ngo yifite inzira y'ikije gukora irakiza kugira ngo abantu bagire gute babone amahoro. Kuko jyewe ntekereza ko no mu ijambo ry'Imana rirabivuga nta muntu wasenze Imana uzakorwa n'isoni. Nta muntu wasenze Imana uzakorwa n'isoni. Ariko utarasenze ntiyirwa agira ikibazo iyi message ntimureba kuko urumva niba utarasenze Imana izakurebera heheze. Iravugana n'abantu yabasenze bayihamagaye. Barijijwe n'ubuzima barimo, barijijwe n'ibibazo barimo gucamo, barijijwe n'ibintu bitagenda neza bavuga ati Mana bizageza ryari ibi bintu bizageza ryari. Buriya reka nkubwireye Imana ni seriye. Imana ni seriye. Imana yamaze kumpaye amagambo. Giye buriya ntago ndi umuntu ujye ushidikanya ku Mana ngo n'ibintumye ngo mbanze kubaza ese Mana nzabwirwa n'iki kare wo ntumanga ibiki n'ibiki. Mpita menya ko ari Imana ivuganye nanjye. Ariko hagati aho ngaho Imana ikora iko ishoboye kuko ibibona ko jewe nk'umuntu nshobora gutekereza nk'umuntu igakora uko ishoboye ikazana ikimenyetso. Ejo mundi nari ndi kuri social media ndeba wa mwana w'umukobwa witwa Diane bavuga ko ngo yishwe n'umugabo we. Narababaye cyane. Ndibaza umuntu akica umuntu babanye. None ikintu cyampungabanyije cyane ni ijambo papa Diane yavuze ati Diane yajya guhura n'impanuka twari kwiyakira, yajya gupfa urundi rupfu twari kwiyakira, ariko ikibabaje n'urupfu rubi yapfuye kwicwa n'umuntu waje kumudusaba. Urumva ubwo buremere. Nahise mbikurura mpuza n'ibyo Imana imaze iminsi mbwira ndavuga ngo Imana abo yamaze kubona ko ibintu bikomeye mu ngo birakomeye harimo ikibazo. Uriya nibibanje je nabonye ko ari ikimenyetso Imana impaye cya bya bintu yambwiye iti haguruka uvuga ibintu byakomeye nje kurangiza ibi bintu. Imana buriya yari yamaze kubona imitima y'abantu ko nimeze kuko yonyine niyireba imitima twebwe ntago tuba tubizi. Buriya nshobora kuba ndahanga nkavuga ngo mbanye nabi n'umugabo ariko nkumva ibintu bizarangira ejo cyangwa se nkumva bizarangira ejo bundi, ariko ntumenye ko Satani arimo kumutegurira umugambi wo kukurangiza. Cyangwa umugabo akaba avuga ati mbanye nabi n'umugore ariko bizarangira ejo cyangwa ejo bundi, ariko ntamenye ko Satani arimo gutegura umugambi wo kumurangiza. Ntago ibingibi ari ubwa mbere bibaye, dusanzwe tujye tubibona ku mateleviziyo bicicikana, umugabo yisha umugore, umugore yisha umugabo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko se niba biba bizageza ryari? Iki nicyo kibazo. Niba bihari bizageza ryari? Bizarangira ryari?
iki ni cyo abantu bakabaye bibaza kuruta kubyumva cyane. Njye mpita ntekereza ko umuntu wumva iyi message nako wumva ubona situation arimo gucamo akajya abona izi message z'abandi bantu batanduka umwe yishundi ahita avuga ati nigiye utahiwe. Ahita avuga ati nigiye utahiwe. Turi mu bihe bibi Satani yahagurukiye gukora, ariko turi no mu bihe byiza kubasenza Imana ko Imana ije kurangiza. Imana ije kurangiza ibi bihe. Ibi bihe twaciyemo biteye ubwoba, abantu Satani yaje kubashyira mu mutima wa kinyamaswa aho umuntu ashobora gutekereza kwica umuntu babyaranye. Yamanitse ikiganza akavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Uko yamwishe sinkuzi akamuniga cyangwa akamutera icyuma. Akumva ni ibintu byoroshye aho abantu bumva ko kwica umuntu nta kibazo. Maskini ya Mungu hari n'abadashobora kwica inkoko. Adashobora kwica inkoko. Mfite musaza wanjye twajyaga tugura inkoko akafata mushaka umuntu wica sinshaka kubona inkoko ipfa. Tireka gatitsi na tigewe nica inkoko atireka nirushisha ndarukandagira nkumva ndababaye. Rero hari abantu batajya bagira uwo mutima wo gutekereza kunda ashobora kumva kunda apfuye ari ikibazo. Ibi ni byo bihita bikoreka ko Satani arimo gutegura umugambi ukomeye cyane. Birababaje ariko nanone reka tugira ibyiringiro ko dufite Imana ikomeye ije kurangiza ibi byose. Ndababwiza ukuri Imana idatabaye ibihe tugiye kujyamo birakomeye. Imana idatabaye ibihe tugiye kujyamo birakomeye. Niyo mpamvu abantu bagomba kuba maso bagasenga Imana bakayihamagara bakavuga ati turacyari kubirindiro turacyagutegereje ngwino tugirire neza. Imana ikamanuka ikabagirira neza, ikaza gucecekesha uwo mugambi w'incakura, kuko abantu batabaye maso ngo Uwiteka azabarengere uzasanga ibi bintu bifashe intera. Abantu bicana gutya mu buryo buteye ubwoba. Ariko reka mbwira abantu ngo nibagire ibyiringiro yuko Imana yacu ije kurangiza uru rubanza. Imana kandi yambwiye ku bantu bashenye ingo. Hari abantu bashakanye. Aba bana nabo batashakanye. Oya, abantu batafite ingo. Batazifite? Batafite ingo. Ubwo iyo message mvuze yari y'abantu bafite ingo. Abantu bubatse babandi nyine twavuze bamwe bakaba barasohotse ariko bahari. Nyine baba ari ingo zabo nk'izidahari. Zabaringa. Umuntu bakamubona agenda hariya yambaye neza, asa neza yimakiye za makeup reka ariko arara yicaye. Imana ije gutabara abantu. Imana yarambwiye ngo nje kubarengera aba bantu bubatse ngo bararabarira. Abantu bose bampamagaye bafite ikibazo zonje kukirangiza. Imana yarambwiye ngo bwira abantu bubatse ngo konje kubatabara. Rero iyo tuvuga gutyo ntago bisobanuye yuko abagore wenda ari bo bahohoterwa gusa n'abagabo hari abahohoterwa. Nabo Imana ije kubarengera. Umuntu wari we wese uzi ngo ndi mu karengane Imana ije kumutabara. Ubwo rero Imana yambwiye ku bantu nanone badafite ingo zasenyutse bo zarangiye gusenyuka. Hari abantu bashenye, Imana yanyeretse abantu bashenye ariko bakomeje kugira ibyiringiro no gutegereza Imana. Bakomeje gusenga no kubaza Imana icyerekezo. Imana yarambwiye ngo abo ngabo nawe ije kubarengera, ije kubatabara. Hari abo Imana ngo yasezeranyije ngo Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo uyu mwaka nicyo gihe cyabo cyo kugira ngo Imana ibakure mu butayu, ibakureho igisuzuguro cy'ubushobozi kugiye kubaha ingo. Abo nabazishenye bakomeje kugira ibyiringiro. Nimvuga gutya buri muntu wese ntaze kumva ati Imana irambwiye ngo ejo bundi uyu mwaka izamurugo. Niba atarasenze ntabwo message mureba. Atazagira umuntu umamagara ambwira ati ko wavuze message ko tugiye kubona ingo none tukaba tutarazibona. Niba atarasenze ntabwo bimureba nyine nanjye kandi ntibindeba. Nge navuganye n'abasenze. Abantu basenze bagakomeza kuba imbere y'Imana. Imana ije kongera kubibuka kubakuraho igisuzuguriro. Kuko Imana yanyeretse abagore benshi bafite ibibazo. Niyo mvuze gutyo simvuga abadivorushije gusa, hari n'abapfakazi.
hari abantu bapfakaye bakiri batoya badashobora gusiporota ubuzima bwo kuba bonyine basenze Imana, cyangwa se Imana yavuganye nawe akababwira iti nzabashumbusha nongere mbahe izindi ngo. Imana yamwijeje kongera kubagirira neza, yongere ibibuke ibahe izindi ngo. Navuga ngo uje kubaha amahirwe ya kabiri. Amen. Niko nabyita. Yego. Hari message ndi wari wavuze uvuga ko ntekereza ko iyo ngo y'ingoyo irasobanutse. Yaba aba bana cyangwa se aba bashenye, ntekereza ko iyo irasobanutse. Ahubwo andi message batubwiye y'abantu bari gutoba umurimo w'Imana. Imana yakweretse ikivunye ngo cy'abantu benshi ariko ikwerekamo abantu batatu. Abo batobanze umurimo w'Imana ni bande? Ntago Imana yambwiye amazina yabo. Ntago ni abakozi bayo. Nibo bana utobanze. Nibo bo bawutobanze. Ubwo ntagara abakozi abo nabitwa abo yahuhaye nabo bawutobye. Reka nkubwire ibi bintu rero, ibi byo Imana yabimpaye bitandukanye n'ibyo byingo. Imana inyereka umurimo wayo warapfapfanye. Nibwo yanyeretse ikivunge cy'abantu benshi. Ndabwo bari abantu bitebya bari byakiriya kivunge. Imana yambwira ngo wakibonye kiriya kivunge. Ndavuga nakibonye. Imana yambwira ngo mbabazwa n'abantu nazamuye, nkabagirira neza, nkabagirira icyizere, nkabaha umurimo wanjye. Ati bariya bose ubona ni abantu nahaye umurimo wanjye barangije barongera barawutoba. Imana yambwira ngo amariba barayasibye, n'amazi akiri mu mariba barayatobye. Imana yambwira ngo ariko nje kongera gufukura ya mariba basibye, kandi nje kongera gutanga amasoko mashyashya yandi mazi mazima, kuko ya mbere barayatobye. Imana yambwira ngo abantu nahamagaye nahaye inshingano z'umurimo wanjye barawangije, barawutobye. Yinyereka icyo kivunge, irambwira ngo muri kiriya kivunge harimo batatu, mbonamo batatu. Niho natekereje ndavuga he baba we, buriya turi intumbi zigendera. Ntago Imana igitubona twirwa twibalance, Imana itubona nk'abantu barangije manda. Ariko Imana nibwo yambwiye ngo ariko nubwo bimeze gutyo, nje gukura intama mu ihene. Numva ni ijambo rikomeye, ndavuga se Yesu agiye kugaruka, haje gutwara itorero, haje gukura intama mu ihene gute? Imana yambwira ngo nje gukura intama mu ihene, nje kongera gusobanura umurimo wanjye. Yego. Uko abawuhagazemo barawutobye. Ntago yakubwiye uburyo uzabisobanura? Ntago yambwiye ko uzabisobanura buryo uko izabigenza. Kandi niyo ugiye kwitegereza ukareba kuri iyi si ya none turiho, ukareba ibyo tugenda tubona n'ibyo tugenda duhura nabyo, uhita ubona yuko umurimo bawutobye koko. Yego. Uhita ubona ko bawutobye. Ariko nubwo bawutobye izaza ntago izaceceka. Ntago Imana ishobora kurangiza ibi bintu gutya yicaye icecetse. Jewe yarambwiye ngo nje gusobanura ibidasobanutse, nje gukura intama mu ihene. Ntago Imana yageze impa message imbwira ngo dore abakirisitu barapfapfanye. Yarambwiye ngo dore abakozi banjye batobye umurimo wanjye, amasoko barayatobye, n'amariba barayasibye. Bivuga ngo mu yandi magambo, Imana ifatanya urubanza n'abakozi b'Imana. Twese abiyita abakozi b'Imana dufite dusi imbere y'Imana. Ntago nzi uko jyewe imbona, ntago nzi runaka uko imubona nuko nawe kubona, ariko ifitanye ikibazo n'abakozi bayo. Iyo ivuze gutya ntago yambwiye ngo ni runaka na runaka, wenda nanjye ndimo, kuko buriya ntuzatangazwa. Imana ishobora kuguha message y'abantu bapfapfanye nawe urimo. Ariko jyewe nizera ko nkihagaze. Imana izandinde gupfapfana. Amen. Kuko buriya hari igihe abantu umuntu ashobora kuba ikiraro akazambutsa abantu agasigara. Rero tuvuga ngo ahubwo ngo benshi babaye ibyapa. N'ibyapa n'ukuri. Ibyapa akaba hari yari icyapa kikayobora abagenzi bigendera bo bakajya bagenda, wo gasigara hahandi. Agakomeza akabayobora agahinduka icyapa, abandi bakabikiraro bakamwuririraho bakambuka bakigendera. Bamara kugendera agasigara hahandi. Yego. Birababaje muri ibi bihe turimo, bigaragaza ibimenyetso by'iminsi ya nyuma cyangwa iminsi iteye ubwoba. Abantu ugasanga baradamaraye, ugasanga abantu ntago bazi icyo gukora, cyangwa abakozi b'Imana baraho baracyavanga ibintu. Ni ikibazo gikomeye, n'agahinda. Ntakubeshye ibi bintu byarambabaje.
byarambabaje pe kubona ikivunge cy'abantu ikakubwira ngo mbonamo batatu. Narababaye ndavuga se Mana kuse turarushywa n'iki kuse bizarangira biti. Imana yambwira ngo ntugire ubwoba nje gukura intama mu ihene. Nubwo ubona bimeze gutyo nje gukura intama mu ihene. Ariko uzi kuba uvuga ngo ndi umukozi w'Imana narahamagawe mfite umuhamagaro. Tukakubona nk'umuntu wahamagawe koko. Ariko bikarangira Imana itakubona. Bikarangira Imana itakureba. Bikarangira ibyo ukora bitabonwa. Bitagaragara. Ni ibintu bibabaje. Yego. Ni ibintu bibabaje ariko ikintera gukomera nuko Imana ije kubisobanura. Hahirwa abo Uwiteka azaza agasanga bagihagaze bari maso bamutegereje. Nongere nibutsa abantu ko Imana yambwiye ngo hagiye kuza ibihe bikomeye ariko muri ibyo bihe bikomeye biteye ubwoba niho ngiye kumanukira. Aho niho nje gusubiza amasezerano, niho nje no kuvangura. Muri ibyo bihe bikomeye naravuze nti Imana ni seriyiza ubwenge kabisa. Ntago ije mu mudamararo, ntago ije mu bubyutse, ije mu bihe bikomeye. Ese ninde uzaba ugihagaze mu bihe bikomeye? Iki nicyo twakabaye twibaza. Muri ibi bihe bikomeye ninde uzaba ugihagaze? Ibi bihe bavuga bati covid iriyongereye, barongeye bafashe izindi ngamba nshyashya. Bavuga ati none hije nta bimenyetso ifite. Bavuga ati inzara igiye gutera hirya no hino, ibintu byakomeye. Aho tubona ko Satani yahagurukiye gukora koko ku mugaragaro. Ninde Kristo azasanga gihagaze mu byizerwa? Aya magambo rero yanteye ubwoba ndavuga Imana ntago ije mu bubyutse. Nari nzi ngo Imana agiye gutanga nibura ububyutse. Babandi basinzire bongere bakanguke. Nibura ivuga iti nziye mu bubyutse nje gutanga ubundi bubyutse bundi bushyashya. Ndongeye ngiye kuvugurura. Oya ariko noneho ije mu bikomeye. Aho bikomeye abantu bamaze gucika ibyiringiro, abantu bananiwe kwizera. Dawidi yaravuze ngo se ngo ifatiro z'umukiranutsi zisenyutse, umukiranutsi yakora iki? Aravuga ngo yakomeza kwizera. Abatazakomeza kwizera rero nibo azaza agasanga baravuye ku murongo. Nkunda wa musore uvuga ngo ibya Yesu ni ku murongo. Uzi ko nitegereje nkasanga ibya Yesu ari ku murongo koko. Ni ukuvuga ngo muri urugendo rujya mu ijuru turi ku murongo. Muri uru rugendo rw'amasezerano dutegereje turi ku murongo. Niba uvuye mu murongo urasanga hagiye mundi. Noneho nusanga hagiye mundi nturi bumubwire ngo nari mpagaza. Arakubwira ati wari wagiye heze. Jewe ndi ku murongo nakomeje gutegereza ndi ku murongo. Wowe uzi ikintu uzakora uzasubira inyuma wongera ryo gutangira ku murongo. Ariko iyo tudatekereje n'iby'Imana ivuga n'ibyikora ntitureba n'ibyo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi inyigisho bitwigisha. Uzarebe iyo uri ku murongo muri bisi utegereje bisi muri gare. Hari ubwo bisi twara umuntu utari ku murongo. Ntibishoboka kirakababayemo ikintu cy'ikimenyane kandi ubwo nabyo tuba tuvuga ko byatandukiriye ariko itegeko ni ku murongo. Nubwo yatwara undi muntu utagiye ku murongo ariko itegeko ryari ku murongo. Gahunda y'itegeko ry'abantu bajya muri bisi barategetse ngo nukujya ku murongo bagategereza. None wowe niba ugiye mutari ku murongo rero ubwo nukuvuga ngo wacize ubusamo. Hari ubwo bagufata bakagusubiza inyuma. Hari n'igihe bagufata bakagukuramo bakagusubiza inyuma. Kajya gutangira. Ariko noneho icyo ndimo kureba abantu niba bibaza ibi bintu. Niba badashobora kwigishwa n'ibyo basomye cyangwa ngo bigishwe n'ibyo babwirijwe. Nibigishwe n'ibyo banyuramo buri munsi. Niba umuririmbyi yarababibwiriye ati bya Yesu ni ku murongo. Barebye ko ari ku murongo koko. Bisi ntabwo ushaka gutwara umuntu utagiye ku murongo. Barakubwira bati oya genda ujye ku murongo ugatangira umurongo. Niba uvuyemo ukavuga uti ngiye kugura ikarita yo guhamagara hariya cyangwa nibagiye umugati w'abana urahaza ujye gutangira. Kere kubisabye ukavuga uti nari nsize mpagaze ahangaha ariko ngiye hariya ndagaruka. Ariko uvuze gusa ngo ndagiye narinde ku murongo ndagaruka njyemo. Ntago wawujyamo. Barakubwira ati twebwe twakomeje gutegereza ubonye bisi ije nguje ku murongo. Ntago uhari wawuvuyemo. Urongera ugatangira. No mu rugendo rujya mu bwami bwa data ni ku murongo mu masezerano. Ni ku murongo. Niba bavuye ku murongo rero
bagatandukira bakavuga ati twavuye ku murongo, nibiyumve neza ko igihe cyo kuva ku murongo, niba baravuye ku murongo igihe cyo kugarukamo niki, kugira ngo Kristo naza asanga bakiri ku murongo. Ariko niba manutse agasanga baravuye ku murongo, azagendana nabo yasanze ku murongo. Ibi ngenge nkunda kubihuza n'abana bajya mu ishuri. Umwana uramufata ukamuha minervari, ukamuha ibikoresho by'ishuri, ukamuhereza ku ishuri, ukamuga uti genda ujye kwiga, hanyuma igihembwa n'igishiri ikintu nkutegerejeho nta manota. Rero umwana w'umuhanga uzi ubwenge, uzi icyo yagiye gukora, uzi icyo ategereje, aragenda akiga, igihembwe cyarangira akakuzanira amanota, umwaka washira akimuka. Ni ukuvuga ngo abakorera iki? Abakorera isezerano ryo kwimuka, ryo kuva mu mwaka arimo ajya mu wundi. Natwe abakristo turi ku isezerano rikorana no kwimuka, tuva mu butayu tujya Kanani. Ariko abantu kubera kutabibona no kutabitekereza bazi ko ari nk'ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Niyo mpamvu umwana rero wahaye minervari ukamuha amakayuka, ukamuha buri ibikoresho byose akajya ku ishuri, akagenda akajya gukina, ntajye kwiga neza. Kizamukubwira iyo umwaka ushize, kuko icyatumye umwohereza hariya ni ugutegereza isezerano ryo kuva mu wa mbere ajya mu wa kabiri, akazava mu wa gatanu ajya mu wa gatandatu. Niba atarabaye maso rero ni ukuvuga ngo cyagiye nikigera azasubira muri wa mwaka, azasibira. Bere baranabirukanaga cyangwa bakanabirukana. Mu masezerano rero nabyo nuko bimeze. Niba utarabashije guhagarara neza, Kristo akamanuka aje gusohoza amasezerano, azasohoreza abo yasanze bakiri hahandi bamutegereje. Ntago azajya gusubiza abasibiye. Jewe njye nkunda kubwira abantu ngo nibabe maso bareke gusibira, kuko iyo utahagaze neza muri aya masezerano ngo ube umwizerwa urindire, kuko Imana irakubwira ngo tegereza nzaza kukugirira neza, kandi nikubwira aho bizanyura n'umunsi izazira. Ahubwo ko twebwe dutekereza tukavuga ngo kuko Imana yavuganye natwe, reka tuba bizerwa dutegereze igihe izazira kutugirira neza, kuko Imana yacu atari injajwa, atari umuntu itabeshya. Tuyitegereze twihanganye izazitugirire neza. Ariko abantu bananiwe kwihangana no gutegereza no kurindira uko kugirirwa neza, iyo Yesu aje araza agasanga abandi baracyategereje, wa wundi wavuyemo yarasibiye yasubiye mu wa mbere akagendana n'abahari. Niyo mpamvu ubona abantu duheze mu butayu, duhejejwe mu butayu no gusibira. Ukajya ugategereza, ukaririmba, ugasenga, ukizera, ugategereza. Kuri finali urebe ukuntu Satani nawe aba aho ngaho arekereje. Buriya Satani mbabwiza ukuri abantu babimenye, ntabwo Satani ajya kure y'umuntu w'umunyamasezerano cyangwa w'umukristo ujya ufite urugendo rujya mu ijuru. Ntashobora kukujya kure, ntibibaho. Umuntu Satani agendera kure ni umupagani, ko n'ubundi bavuga ati uriya se n'ubundi katabijyamo, uri isaha turi kumwe. Ariko wowe utabirimo, utari mu bintu bya Satani, agomba kukuba hafi, kubera ko azi neza yuko hari ibyo agomba kwica imbere yawe. Buriya rero Satani aba ari hafi y'umukristo nk'umurwayi n'umurwaza. Wari wabona umurwaza uva ku murwayi, haguma hafi y'umurwayi kugira ngo namuhamagara mubone, nakenera ko amuterure, naba hari ibyo muhereza bimuhereze. Satani nawe akuba hafi nk'umurwayi n'umurwaza, ntashobora kukujya kure kugira ngo yice amahirwe yawe. Satani ikintu abaharanira ni ukuvuga ati jewe ntago ubundi wowe wakurwanya wowe uriwe ntacyo gukeneyeho, ahubwo ararwanya icyo uzabacyo. Kandi niba waravuganye n'Imana ko hari icyo uzabacyo, icyo nicyo Satani ahiga ku manywa na nijoro. Abantu rero bagasenga, bagategereza, bakizera, kuri finali Satani akaza akamwongora, atari kurabona utarabeshywe, utegereje iki? Agatangira akavuga ati uzi ko wasanga ari abahanuzi bamvangiriweho. Ibyo iyo atangiye gutekereza ibyo, buryo uba wagiye. Akavuga ati buriya uzi ko ari abahanuzi bamvangiriweho, cyangwa akavuga se niba ari Imana yivuganiye nawe, akavuga ati se wasanga atari Satani yanganirije. Ntago ari Imana nategereje, usigiye nategereje iyo Imana ntiba yarasohoje ibyo yambwiye. Akumva ko arambiwe, yamara kurambirwa igikurikiraho urakizi, ahita bivamo agacika intege. Niyo atajya gukora ibyaha ngo asubire mu busambanyi n'izindi ngeso za kamere, ariko arijujuta, akitotomba, akiganyira, ibyizerwa akabivamo. Yamara kubivamo igihe hari muri cya gihe rero nibwo Yesu agaruka. Noneho namenye ko abandi basubijwe bari kumwe nawe mu rugendo bamaze gusubizwa, akajya avuga ariko Imana iravuga ntisohoze, Imana kidasohoza. Niho handi uzasanga abantu bari mu butayu basenga ngo iby'Imana n'ibiryo uwiziritse, ngo nibirya barambiwe bagiye.
ibyo byose bakajya bahora babyita amazina, bakazafata umwanzuro uvuga ngo Imana ivuze ntisohoza vuba. Hari amakuru batazi, hari ababa basohorejwe ariko nyine wowe basanze utakihari, warasibiye. None se Imana niba yarateguye muri gahunda yayo ikavuga iti aba bantu bari muri uyu mwaka nzasohoza mu mwaka utaha, mu mwaka utaha ugasanga warasibiye ntukiri mu byizerwa, uzavuga ngo Imana ntisohoza? Yagendanye nabo yasanze bari yaraje kubura. Niyo mpamvu rero abantu badukurikiye bakurikiye iki kiganiro babe maso Uwiteka aje gukora, babe maso Uwiteka aje gukora. Hari ukuntu abantu bafata nk'ibintu nk'ibisanzwe bakavuga ni bya bindi by'abahanuzi, ni za message zabo. Ubifata gutyo bifate gutyo, ubifata nk'ukuri bifate nk'ukuri. Ubu ngubu ngiye kuba maso ntegereje kuko nzi ko uyu mwaka ntago warangira Imana itari tuyigitangaza. Icyo ni ikintu ntsimbarayeho, nta n'umuntu waza kukinkuramo. Iki ni ikintu nizeye nkishikamyeho ku maguru yanjye abiri. Nzi neza ko uyu mwaka agiye dutangiye hari ikintu Imana izakora. Hari ikintu Imana izakora kuko yabivuganye nanjye. Ababyizeye babyizere tugendane, abatabyizera nibasinzire, ariko uyu mwaka Uwiteka aje gusubiza. Mama reka ngushimire kubw'iyo message. Ubwo nyine ngo nyirama nzi ngo habwirwa benshi hakumva bene ubwo uwasenze nyine kandi wumva ko ari ukuri koko nyine izamubera ukuri. Nukuri. Reka ariko nyine ubwo dufasha abantu tunabasengere kugira ngo twaseza dusengera abantu kugira ngo bagire no kwizera no kwihangana no gutegereza, kandi nyine ubwo n'utarasenze nawe abonereho no gusenga kugira ngo nayo Imana ntizamuhiteho. N'ubundi niyo mpamvu Imana iba yatanze message ibiteguza, ni nk'integuza. Buri uzarebe reka nk'urugero rumeze gutyo, uzarebe Perezida wa Repubulika iyo agiye gutambuka, ntago abantu babakura mu nzira yahageze, babakura mu nzira mbere, babateguza kugira ngo bave mu nzira. Hari ikigiye gukorwa, hari abagiye gutambuka, abantu rero bakabanza bakava mu nzira kuko ntiyanyuraho za modoka ziruka nk'aba abamotari barimo, abanyonzi barimo, biri mu kaduruvayo. Barabanza bakavuga ati muwe mwigiye ku ruhande. Integuza n'Imana rero iba yatanze iyi message nk'integuza kugira ngo na wa wundi wari waracitse intege amenye neza yuko noneho igihe kigeze akanguke, yongera asubire ku rufatiro. Wa wundi wavuye ku murongo awusubireho, wa wundi wasibiye yisuzume yongera agira gute asubire muri gahunda yo kwizera. Niyo mpamvu rero iyi nteguza irareba umuntu wari wese wasenze cyangwa wacitse intege, igihe agomba kubisubiramo akavuga ati nibutse ko hari ibyo natakaje, noneho nanjye reka nongere ngaruke ku rufatiro. Imana nigaruka nanjye izagendane nanjye. Rero numvaga rwose reka dusengera abo bantu gusa. Muri uku gusenga ndagira ngo nibutse abantu ngo turasenga twebwe gukora ku kaboko kw'Imana, ariko kwizera ku kaboko kwawe. Buriya niyo wasenga uhagaze mu mazi cyangwa umanitse amaguru n'amaboko, umuntu ntagire kwizera nta cyahinduka buriya. Reka nsaba abantu aka kantu, reka nsaba abantu ngo nibongere biminjiremo agafu bagire kwizera ko Imana yavuganye natwe ari nyembaraga. Noneho namara kugira kwizera n'iri sengesho riraza kumufasha, riragira aho rimuvana rigire naho rimushyitsa. Noneho nirimara kumwimura arahita yambara izindi mbaraga zo gukomeza urugendo. Sibyo? Abantu rero badukurikiye, abari baracogoye, abari baracitse intege, reka tubasabe ngo nimwongere mugaruke mu kwizera. Imana yacu ni umukozi w'umuhanga, iravuga igasohoza. Kandi iyo wayigarutseho icyo nyikundira, naho waba waracupiye irongera ikakugarura, ikongera ikakugira mu irakwakira. Irakwakira naho waracitse intege, wumva warabivuyemo irongera ikakwakira. Hari igihe ntegereza amasezerano ngera igihe mbivamo numva ndabirambiwe, numva ntago bikiri ibintu byanjye byo gukomeza gutegereza n'ubundi. Ariko ndaho ngaho naracitse intege nirwo nitotomba mvuga ngo wasanga atari Imana yavuganye nanjye. Ariko kuko ntazi igihe Imana iza gukorera, naje guhishurirwa yuko iyo navuye ku murongo abandi bakomeza. Naje guhishurirwa yuko iyo navuye mu byizerwa nkaba ntakizera, abasigaye bakomeje bihanganye bizeye barasubizwa gihe nkasigara. None se uzarebe usengana n'abantu benshi bakavuga ati twarasenganye runaka yarashubijwe twe turacyategereje. None se Imana irobanura ku butoni? Yarivugiye ngo ntirobanura ku butoni, ngo ahubwo ukora ibyo gukiranuka wese iramwemera.
impamvu rero abantu twebwe tuvuga ngo Imana yatinze gusubiza ni twebwe dufite ikibazo ntago ari Imana. Ariko icyo gihe maze kumenya ibyo bintu nahise ngaruka ku rufatiro vuba vuba nihana nk'umuntu wataye. Ndayibwira ngo mbabarira intege nke, mbabarira kwitotomba no gucika intege n'ibindi byose. Ni ubu ngubu nkusabye imbaraga, nkura amasengesho yo gusaba imbaraga, nkusabye imbaraga zo gukomeza urugendo nkashikama noneho nkakwizera. Imana yarabinkoreye. Natangajwe n'ukuntu yongeye ikanyakira nkabona irambyinirira nkaho ntegeze nanayitonganya. Najyaga nyitonganya hakuko ni wowe wavuganye nanjye, ntago nizera ko ari wowe wavuganye nanjye nkayitonganya. Haka ibyo ntiyabirebye, yarebye ukuntu ngarutse iravuga iti nzakugirira neza, kandi kuko nabonye neza y'Imana. Imana yacu rero igira neza, ni umukozi w'umuhanga. Reka dusengera aba bantu bafite kwizera, bafite kongera kumva bagize ububyutse bwo gusubira ku rufatiro yuko Imana yacije kurangiza ibintu. Kandi n'abantu buriya kwa kundi bashobora kumva atabyumva neza. Atabyumva neza. Hari umuntu buriya tujye twongera tubigarukeho. Hari umuntu buriya uhura n'ikibazo akanyagirwa naho wamubwira kwizera kumva ntago abishyikira. Ibyo bintu ndabizi bibaho kenshi. Akumva ntabishyikira, ntiyumva ko bizanashoboka. Nk'uwo nguwo rero abaramutse afite ikibazo kimeze gutyo, yakwisunga abamutiza imbaraga zo guhaguruka bakamusengera, cyangwa se wumva atabyumva neza yaza kumpamagara tukavugana by'umwihariko wamuha nimero, ariko no hasi n'ubundi turi buyandikeho. Nta kibazo nayitanga, ndabizi ko n'ubundi kenshi bajya bampamagara. Ariko reka tubahe iyo nomero, yaza kungisha inama akampamagara tugasengana Imana ikawongera ikamusubizamo ububyutse. Nomero rero ni 0782 64 73 92. Reka rero dusengera aba bantu bumva bakeneye kugaruka ku rufatiro, bonge bakeneye kongera kwambara imbaraga zo kwizera. Impamvu mvuze iki kintu ni kugira ngo wa wundi wumva yuko nta mbaraga gifite zo kubyuka aticiraho iteka ngo avuga ati jewe koko nkuko bavuze atabasenze iyi message ntago abatarasenze ntibareba, ubwo ngo yumva avuga ati naciriweho iteka byarangiye. Oya, na yongera garura ibyiringiro niba nta mbaraga afite, ampamagare mutize imbaraga zo gusenga, mushyigikire muri aya masengesho. Ariko Imana nizi zasanga twese turi kumwe. Nta muntu washimishwa no kumva mugenzi we yasigaye. Yesu aje gutora itorero ngo wumve ngo runaka yararimbutse kandi ari mwene so umwaka baye mushyigikirana, cyangwa ngo wumve ngo runaka yarashubijwe runaka ntago yashubijwe. Twese turasenyera ku mugozi umwe, urugendo ni rumwe. Twashimishwa no kumva ko abantu bose bagiriwe neza n'Imana ikabatabara ikabarengera. Reka rero tubasengere, hanyuma Imana yo mu ijuru bagirire neza. Mana data wa twese uri mu ijuru, byiringiro bizima bidakoze isoni, Imana y'amahoro, Imana twizeye, mbosamba itarumba bwugamo bw'umugaro w'amahoro yacu, turi imbere y'amaso yawe aya masaha turakwingize kugira ngo Uwiteka urengere ubwoko bwawe. Hari abantu wavuganye nabo urababwira ngo uje kubagirira neza, abari mu ngo zakumuriro, abo ngabo uravuze ngo uje kuzimya uwo muriro, uje kubatabara no kubarengera. Aba bagabo n'abagore ndabakweretse kugira ngo bashyigikire, imbaraga zawe zibagaragareho, igitinyiro cy'amaraso yawe kimanuke mu ngo zabo, mu izina rya Kristo wa Nazareti wabambwe ku musaraba Golgotha. Turasenze Mana kugira ngo izi ngo aba bantu nibongere bagaruke basubire ku rufatiro, wongere basubize mu imbaraga zo kwizera, wongere Uwiteka ubagarukeho bundi bushya, abacitse intege, ababivuyemo, abumva ntacyo bikimaze, wongere ubagarukeho bundi bushya, wongere ubaremere kwizera, ubagarure ku rufatiro mu izina rya Kristo wa Nazareti. Dusengeye aba bagore nabo Mwami, aba bavuye mu ngo, baba ari abazishenye, baba ari abapfakaye, abo bose ubarebera mu mbabazi zawe, abo bose ubarebera mu rukundo rwawe kuko bakomeje kugutegereza. Nabo turabasengeye Mwami, reka Uwiteka babandi batakaje ukwizera wongere ubagarure ukwizera, abacitse intege wongere ubambike imbaraga mu izina rya Kristo wa Nazareti. Turasenze kugira ngo uhindure amateka, turasenze kugira ngo basange ubagirire neza mu izina rya Kristo wa Nazareti. Cyane cyane tukweretse abangaba bacitse intege, aba bumva babirambiwe, aba bumva batakibashije kubitegereza, aba bumva nta mumaro bigifite ku buzima bwabo. Aba nibo tukweretse Mwami wanjye kugira ngo wongere ubagarukeho bundi bushya, wongere ubambike imbaraga zo kwizera, wongere usubize ibyiringiro mu mitima yabo, ubarengere ubatabare kuko uri umunyembaraga.
Haleluya. Mana turasenze kugira ngo ubiteho, turasenze kugira ngo barengere kuri iyi saha bambika imbaraga. Umuntu wari we wese ukurikiye iki kiganiro, ugiye kumva iki kiganiro, mwambika imbaraga zidasanzwe, muhe kongera gusubira ku rufatiro no kugutegereza. Ongera umwambika imbaraga, umusubize mu ibyiringiro mu izina rya Kristo wa Nazareti. Turabizi Satani ntajya kure y'abantu bawe, ahora barekereje aho ngaho hafi, aba hafi yabo. Mwami turakwingize kugira ngo ubaneshereze, ubambike imbaraga. Nubwo Satani arwana, ariko turabizi ko yatsindiwe ku musaraba Igorogota. Nubwo agerageza kurwana, ariko turabizi ko yaneshejwe, kandi wowe wamunesheje. Ntaho wagiye n'ubundi uracyari ku ngoma iteka, uzahora ku ngoma iteka. Niyo mpamvu tukwiringira, niyo mpamvu tuguhanze amaso, niyo mpamvu tugigutegereje, kuko uri umunyembaraga. Mu izina rya Kristo wa Nazareti rero turasenze Mwami wanjye, dusengeye n'uyu murimo wawe. Iki kivunge cy'aba bantu, hari abakumva iki kiganiro bagahindukira, hari abakumva iki kiganiro bakongera bagahindukira Mana, bakongera bakagaruka ku murongo w'ibyizerwa, bakongera bakavuga ngo twari twaratakaje indangagaciro, ngo ariko noneho turongeye turagarutse Mwami wanjye. Abo nabo ndabizi uzabakira, uracyari ku ngoma, uracyari ku ntebe y'imbabazi. Wakongera ukabagirira neza, ukabarengera, wakongera ukabatabara, wakongera ukabasubiza ku rufatiro, wakongera ukabeza ukabatunganya, wakongera ukabagira ibyaremwe bishya, wakongera ukabasubiza intwaro zabo batakaje, wakongera ukabasubiza intwaro zabo bataye. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turasenze Mana kugira ngo uhembure umurimo wawe. Niwe wenyine uzi uko uzabigenza, niwe wenyine uzi icyo uzakora icyo ari cyo. Ariko turasenze kugira ngo babandi bose bazongera bakaguhindukirira uyu mwaka. Nyemerera ubarengere, ubatabare, nyemerera wongere ubasubize ku murongo, nyemerera wongere ubasubize ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Mana turasenze rero kugira ngo twiteho kandi uturengere. Uri Imana ikiranuka, ntabwo ujya ubabigirwa imirimo abantu bakoze. Bariya bose hari imirimo begeze bakorera kunezeza, bariya bose hari ibyo bakoze biragushimisha. Hari abo wakongera ukibukira imisozi batereye, hari abo wakongera ukibukira ku munsi umwe bapfukamye bagasengera ingumba zikabyara, hari abo wakwibukira basengeye abarwayi bagakira, hari abo wakwibuka babwirije ubutumwa abantu nibura umuntu umwe agakizwa. Hari uwegeze agira ku kintu akora kikunyeganyeza umutima. Uwo wese ndamukweretse Mwami wakoze icyo kintu, wongera umurebana amaso y'imbabazi, wongera umugarukeho. Niba ari muri kiriya kivunge wongera umukuremo mu izina rya Yesu. Dusengeye ubugingo bwacu, hari ibihe bikomeye biri imbere yacu, ariko tugusabye imbaraga, tugusabye gukomera, tugusabye ubudahangarwa, tugusabye igitinyiro cy'amaraso yawe kugira ngo kizagendane natwe. Kandi wavuze ko mu bikomeye ariho ugiye kuza gutabarira abantu. Ndakwingize kugira ngo benshi uzasange bagihagaze kandi bakigutegereje bashize amanga. Urakoze witwa Imana ntuhinduka, uri rubasha ugira neza bukira bugacya. Natwe tukugarura icyubahiro cyawe, kuko tuzi neza ko ntawe muzagisangira.